we n'abamubonaga kera ahora asabiriza barabazanya bati ubu si we wicaraga asabiriza? Bamwe bati niwe, abandi bati siwe, abandi bati cyakora asa nawe. Imana ishimwe cyane. Reka nkubwire inshuti yanjye, imirimo y'Imana iratangaje. Imirimo y'Imana ihinduza imvugo z'abantu. Imirimo y'Imana ihindura amagambo y'abantu. Imirimo n'ibitangaza by'Imana bituma abantu bacika ururondogoro, bituma bavugishwa. Reka nkubwire inshuti yanjye, aho wagezwe uvugwa kuri bayeho nabi, niho uzagera bavuga imirimo y'Imana. Soje mu izina rya Yesu, abakunzi bacu mwe mudukurikirana uko bwije n'uko bukeye, aho muherereye hose mu bihugu bitandukanye, Imana y'amahoro ibaho umugisha. Amazina yanjye ni Pastor Kayihura Bernard. Duha umugisha wo kongera kuboneka hano kubw'ubuntu bw'Imana, kubw'ineza y'Imana. Nkaba ndi umukozi w'Imana ukorera umurimo w'Imana mu itorero rya Bethlehem Miracle Church, ikorera i Nyamirambo. Aho niho dukorera umurimo kandi tubonye Imana ikora imirimo n'ibitangaza. Rero nshuti bavandimwe, mudukunda mudukurikira, navuga ngo umwami Yesu abaho umugisha. Nari mbakumbuye kandi ntewe iteka ryo kongera kuboneka imbere yanyu kugira ngo turusheho kuganira ijambo ry'Imana. Nta kindi cyadukomeza. Bibiliya iravuga ngo muhugurane muri zaburi n'ibihimbano. Imana itugire neza, kandi bikavuga ngo mu magambo yacu habimo ibihesha umwami icyubahiro. Niyo mpamvu nta kindi mba nkuzaniye usibye ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana niryo Imana iherekeresha ibimenyetso n'ibitangaza. Nta handi Imana ikorera mu ijambo ryayo, ikorera mu byo yavuze, ikurikirana icyo yavuze, irinda icyo yavuze, isohoza icyo yavuze, kuko Imana ni umukozi w'umuhanga. Rero iyo wakiriye ijambo ry'Imana uba wakiriye ubumana muri wowe, uba wakiriye ubuzima buzima. Niyo mpamvu Pawulo yavuze ngo ijambo ry'Imana ni inkota isogota igahinguranya, ngo ryashyiriyeho kutwigisha, kuduhugura, kuducyaha, kudushyira ku rufatiro rukwiriye. Nta wundi munzani Imana ikoresha usibye ijambo ryayo. Se ijambo ryayo iyo ridupimye risanga dushyitse cyangwa rigasanga tudashyitse. Niyo mpamvu Dawidi yavuze ijambo rikomeye muri zaburi ye, aravuga ngo nabitse ijambo ry'Uwiteka mu mutima wanjye, ngo kugira ngo ntazamucumura. Arongera avuga ijambo ryanejeje, aravuga ngo ijambo ry'Uwiteka ngo nitabaza rimurikira ibirenge byanjye, ngiyo ngeze mu mwijima riramurikira. Yakobo nawe arongera avuga ngo ijambo ry'Imana ni nk'indererwamo umuntu yireberamo. Imana itugirire neza. Rero igihe kirageze bene data kugira ngo amagambo agabanuke, hongerwe ijambo. Usanga ijambo muri iyi minsi ryarafunguwe, ryuzuyemo ibirungo byinshi bitandukanye, ariko dukeneye ijambo ry'ukuri, ari ryo jambo rivuga ku mbaraga z'Imana, rivuga imikorere y'Imana, rivuga ubuntu bwa Kristo, rivuga umusaraba, ribwira abantu ko Yesu akiri ku ntebe y'imbabazi, agiteze amaboko avuga ngo abarushye n'abaremerewe baza bamusange. Rero nshuti yanjye, ndakwifuriza gukunda ijambo, ndakwifuriza gusoma ijambo. Jya ufata akanya usome ijambo iwawe. Ndibwira ko kugira ngo uzabone umuntu udafite Bibiliya mu nzu ye, udafite Bibiliya muri telefone ye, udafite Bibiliya muri iPad ye, biragoye. Ariko izi Bibiliya, ibi birimo turabimenya. Ese ibi birimo turabisoma. Bibiliya ivuga ngo tugire umwete wo gusoma, tugire umwete wo gusoma, tugire umwete wo gucukumbura, ducukumbure twumve icyo Imana ivugana natwe. Ese ibihe tugezemwo dusohoyemwo Imana irabivugaho iki? Ese ibi bihe turimo bigoye, birimo akajagari k'imikorere y'umwanzi Satani, birimo akajagari k'imikorere ya Satani, ese ibi bihe Imana irabivugaho iki? Mwene data, inshuti mukundwa, mwene data, dusangira urugendo rujya mu ijuru, dukwiriye kumenya icyo Imana ivugana nawe. Muri mbye yarambye ngo nkunda kumva amakuru y'umurwa. Se aya makuru uracyayakeneye?
uracyakeneye ijambo ry'Imana, cyangwa se ijambo ry'Imana warariharurutswe. Ariko ndagira ngo nkwibutse ko ijambo nibwo buzima, ijambo nizo mbaraga z'ubumana. Nta kindi Imana yakoresheje mu kurema, yakoresheje ijambo. Iravuga ngo habeho, ikivuze ngo habeho kibaho. Nawe ndifuza uyu munsi Imana ivuge ngo habeho, habeho ubuzima bushya ku buzima bwawe, habeho imibereho myiza ku buzima bwawe, habeho akazi keza ku buzima bwawe, habeho urubyaro ku buzima bwawe, habeho urugo rwiza ku buzima, habeho. Uyu munsi Imana itegeka ivuge ngo habeho. Kubera iki? Mu ijambo ry'Imana niho Imana ibohorera, niho Imana ikiriza, niho Imana isubiriza, niho Imana itabarira. Hari abantu Imana yagiye itabara kubw'ijambo rya. Reka dusome ijambo tubona hano mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana. Shaka kuvuga ku mirimo y'Imana, ndashaka kuvuga ku mirimo ya Kristo. Hari igihe ubaho mu buzima ukagira ngo Imana yaranebwe, ukagira ngo Imana nikora. Ariko ndagira ngo nkwibutse inshuti yanjye, Imana ntago ijya inebwa, Imana ntiryama, Imana ntisinzira, Imana ntihunikira. Imana ihora igambiriye ibyiza ku buzima bwawe, ihora ifite plani z'ubuzima bwawe. Impamvu ukiriho, impamvu ugihumeka, impamvu ugihagaze, ni ukubera umugambi Imana ifite ku buzima bwawe. Abantu bashobora kutawumenya, nawe ubwawe ushobora kutawumenya, ariko nujya ubyuka ukiyorosora ukabona biremeye, jya uvuga ngo umugambi w'Imana urakomeje ku buzima bwanjye. Nujya uva mu kazi cyangwa uva mu ngendo zawe ugataha ukagera mu rugo amahoro, jya uvuga ngo umugambi w'Imana urakomeje ku buzima bwanjye. Imana itugire neza. Ndagira ngo nkubwire ngo umugambi w'Imana ni mwiza ku buzima bwawe. Icyo Imana igambira nta kindi, ni imirimo yayo, ni ukwerekana imirimo yayo, ni ukwerekana imirimo n'ibitangaza byayo. Kuko Imana ni umukozi w'umuhanga. Biravuga ngo ishoboye byose, muri byose ishoboye harimo n'ibyawe. Umva ijambo nshaka ko tuganiraho, ni ijambo rigaragaza gukora kw'Imana. Ni ijambo uzi, ni ijambo umenyereye, ariko ni ijambo ririmo imirimo y'Imana n'imbaraga zayo. Ijambo tubona mu gitabo, mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, ibice 9, turahera ku murongo wa mbere. Haravuga ngo akigenda abona umuntu wavutse ari impumyi. Ndagira ngo inshuti muvandimwe uri kundeba unkurikiye, iri jambo turigendanemo gake uryumve. Uko turisoma nawe ugenda uritekerezaho, uryuza wumva imirimo y'Imana, wumva gukora kw'Imana, wumva ubushobozi bw'Imana, wumva uburyo Imana ikora ibiti by'abantu bakora, wumva uburyo Imana ishoboye ibirenze iby'abantu bashoboye. Wumva ngo akigenda, uwo nta wundi, uwo ni umwami Yesu. Ngo akigenda abona umuntu wavutse ari impumyi. Abigishwa baramubaza bati, uwo ni Yesu ubwo yagendaga ari kumwe n'abigishwa, ngo ahura n'umuntu wavutse ari impumyi. Mwumva ikibazo abigishwa bamubajije. Ngo abigishwa baramubaza bati, mwigisha, ninde wakoze icyaha, n'uyu cyangwa ni ababyeyi be ko yavutse ari impumyi? Umva ikibazo gikomeye abigishwa babajije Yesu. Baramubwira bati, ese uyu muntu wavutse ari impumyi, ninde wakoze icyaha kugira ngo avuke ari impumyi? Ni abigishwa be? Ese niwe wakoze ibyaha biramuhumisha? Imana itugirire neza. Hari igihe tubaho mu buzima, abantu bakaba bazi ko ubuzima tubayeho butari bwiza, bubi, bakaducira imanza ko hari ibyaha twakoze. Ariko reka nkubwire, ntago wakora ibyaha biruta ibyo bakoze. Uburyo ubayeho, imibereho yawe, ntago ari ibyaha wakoze, nta nubwo ari ibyaha wavukanye. Umva icyo Yesu yamubwiye. Bamubwiye bati, uyu muntu kuba yaravutse ari impumyi akaba atareba, uyu munsi turavuga ngo ni abafite ubumuga bwo kutabona. Ese ni icyaha yakoze cyangwa ni icyaha ababyeyi be bakoze? Ndagira ngo iki cyigisho, iri jambo urisanishe n'ubuzima bwawe. Umva ngo Yesu ku murongo wa 3, Yesu arabasubiza ati, uyu nta cyaha yakoze,
cyangwa ababyeyi be, ahubwo ni ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we. Haleluya! Yesu ndamukunda cyane. Yesu arabasubiza ati, arababwira ati uyu muntu nta cyaha yakoze, n'ababyeyi be nta cyaha bakoze, n'uburyo abayeho nta cyaha yakoze, ahubwo ni ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we. Nshuti yanjye, ndagira ngo nkubwire ngo ibyo ucamo ni ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri wowe. Uko ubayeho ni ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri wowe. Ibyo ubona bikugoye, ibyo ubona bigutuze, ibyo ubona bituma bidahumeka, ibyo ni ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri wowe. Kuko nta handi Imana izerekanira imirimo yayo. Imirimo yayo ntabwo izagaragarira mu nyamaswa, ahubwo izagaragarira muri wowe. Yesu aramusubiza ati, uyu nta cyaha yakoze cyangwa ababyeyi be, ahubwo ni ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we. Umva irindi jambo Yesu yavuze kuri 4, aravuga ngo nkwiriye gukora imirimo y'uwantumye hakiri ku manywa, kugira ngo nkwiriye gukora imirimo y'uwantumye hakiri ku manywa, bugiye kwira, n'igihe umuntu atakibasha gukora. Imana itugire neza. Akimara kuvuga ngo ni ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we, umva ikindi Yesu yahise avuze. Yahise avuga ngo kandi jyewe Yesu ubwo arihamye, ngo kandi Yesu jyewe nkwiriye gukora imirimo y'uwantumye hakiri ku manywa, kuko bugiye kwira. Imana itugire neza. Reka nkubwire inshuti yanjye, hanyuma y'ukuri, hanyuma y'ukubayeho, hanyuma y'ibyo urimo, hanyuma y'ubwo buzima, Yesu agiye kwerekana imirimo ye ku buzima bwawe. Umva ijambo yamubwiye ngo nkwiriye. Hari ibintu Yesu akwiriye ku buzima bwawe. Yesu akwiriye kugutabara. Avuga ngo nkwiriye gukora imirimo y'uwantumye. Yesu akwiriye, hari ibyo akwiriye muri wowe, hari ibyo akwiriye kuri wowe. Nkwiriye, Yesu ati nkwiriye gukora. Yesu akwiriye gukora imirimo ku buzima bwawe. Yesu akwiriye guhindura ubuzima bwawe. Yesu akwiriye guhindura imibereho yawe. Yesu akwiriye kugukiza iyo ndwara. Yesu akwiriye kugukuraho icyo gisuzuguro. Yesu akwiriye kugukura muri iyo sayo y'ibyaha. Yesu akwiriye guhindura ubuzima bwawe. Yesu akwiriye kuguha agakiza. Aravuga ngo nkwiriye gukora imirimo. Imana ishimwe cyane. Yesu akwiriye gukora imirimo n'ibitangaza mu buzima bwawe. Yesu akwiriye gukora imirimo n'ibitangaza ku mugabo wawe. Yesu akwiriye gukora imirimo n'ibitangaza mu rugo rwawe. Yesu akwiriye gukora imirimo n'ibitangaza mu itorero ryawe. Haravuga ngo nkwiriye gukora imirimo y'uwantumye hakiri ku manywa, ngo kuko bugiye kwira. Imana itugiriye neza. Umva irindi jambo yakomeje, hakiri ku manywa, bugiye kwira, n'igihe umuntu atakibasha gukora, nkiri mu isi ndi umucyo w'isi. Imana ishimwe cyane. Yesu ni umucyo w'isi. Yesu ni urumuri rw'abari mu mwijima. Yesu ni umucyo w'abari mu icuraburindi. Yesu yaje kutumurikira kugira ngo tuve mu icuraburindi ry'umwijima. Cyazana Yesu nawe akakumurikira, cyabona ukabona urwo rumuri rw'umukiza Yesu. Cyazana nawe uyu munsi Yesu akakubera urumuri, akakubera umukiza. Umva irindi jambo yavuze kuri 6, aravuga ngo amaze kuvuga atyo, Imana itugire neza, amaze kuvuga atyo acira amacandwe hasi, ayatobesha akondo, akamusiga ku maso. Ndashaka kukubwira ijambo rikomeye inshuti yanjye, nushaka uryandika ahantu. Yesu agiye gukora umuti w'ikibazo wari ufite. Yesu agiye gukora umuti w'indwara wari urwaye. Yesu agiye gukora umuti w'icyifuzo wari ufite. Bibiliya yatubwiye ngo nuko akimara kuvuga gutyo, acira hasi amacandwe, ngarangije ngayatobesha kondo, ngarangije akamusiga ku maso. Umva uburyo Yesu akomeye. Reka nkubwire inshuti yanjye,
ushobora kwibaza ngo ni gute nzatabarwa, ushobora kwibaza ngo ubu Yesu yangirira neza nanjye, ese Yesu yabigenza ate? Ariko Yesu afite tekinike zirenga ibihumbi zo kuba yahindura ubona ko atahinduka. Yesu afite tekinike yo gufata umuntu wari igiharamagara, wari igihararumbo, wari ikihebe, wari igisare, afite tekinike yo kumufata akamuhinduramo ikintu kizima. Uko niko yafashe Sawuli ubwo yari agiye gutoteza ubwoko bw'Imana, ubwo yari agiye kubarenganya. Nuko Yesu atungura Sawuli, amukubita hasi, arangije avuga ngo Sawuli, Sawuli ndenganyiriza iki? Undi aribwiriza aravuga ngo urinde mwami nkagukorera. Reka nkubwire inshuti yanjye, Yesu afite uburyo burenze bumwe, Yesu afite uburyo burenze bubiri, Yesu afite uburyo burenze butatu, Yesu afite uburyo burenze bune yakoresha kugira ngo ubuzima bwawe buhinduke, yakoresha kugira ngo icyubahiro kikigaragare mu buzima bwawe. Ngo nuko Yesu arangije ngaca bugufi, ngacira amacandwe hasi, ngatoba kondo, ngakamukoza ku maso. Bishatse kuvuga ngo abamukoreye umuti, yamvugo y'iki gihe. Yesu agukorera umuti w'ikibazo wari ufite, Yesu agukorera umuti w'indwara yari iri mu buzima bwawe, Yesu agukorera umuti y'ikibembe wari ufite, Yesu agukorera umuti w'igishakwe wagendanaga nacyo abantu batazi, Yesu agukorera umuti w'indwara yari iri mu buzima bwawe abantu batazi, utatinyuka no kuvuga. Yesu ayikorera umuti. Ngo uyu muntu wavutse ari impumyi, bavuga amagambo menshi ngahari n'ibyaha by'iwawe n'ibye, ngo nuko Yesu aramureba akora umuti w'indwara yari afite, ngacira hasi akutoba kondo, akamusiga ku maso. Ingarangije umva ukuntu ijambo rivuga kuri 7 ngo aramubwira ati genda wiyuhagire mu kidendezi cy'Isorowamu, hasobanurwa ngo yaratumwe. Ngo nuko aragenda ariyuhagira, agaruka ahumutse. Imana itugire neza. Rero ngira ngo warize wowe udukurikiye, harimo abaganga, harimo abadogiteri, harimo abantu bafite ubwenge butandukanye. Ibi bintu bishyize muri logique yawe, urumva byakora, urumva byakwemera. Ariko ndagira ngo ubwire ngo Yesu ntakora nk'abantu. Yesu ni umukozi w'umuhanga, afite umwihariko. Yafashe icyondo aragitawa. Wibuke ko iki cyondo yafashe icyondo arema umuntu, iki cyondo nicyo yafashe ahumura wa muntu. Arangije amuga ngo genda wiyuhagire, ngo ariyuhagira, ngo wa muntu arareba. Umva igitangaza cyabaye. Ngo aramutegeka ngo jya mu kidendezi cy'Isorowamu, hasobanurwa ngo yaratumwe. Ngo nuko aragenda ariyuhagira, agaruka ahumutse. Numva none abaturanyi be n'abamubonaga kera ahora asabiriza barabazanya bati uyu si we wicaraga asabiriza. Reka nkubwire inshuti yanjye, hari ibitangaza Yesu ajye akora abantu bakajya impaka, akimara kumukiza ngo abantu bari bamuzi. Birashoboka ko nawe hari abantu bakuzi, bazi mu busore bwawe, mu bukumi bwawe, bazi ukiba mu cyaro, bazi ukikora akazi ka feke, bazi ukibaho mu buzima busanzwe. Ariko reka nkubwire inshuti yawe, hari abazatangazwa n'imirimo y'Imana mu buzima bwawe. Hari abazi yuko wabaye icya 10 cy'urusengero, hari abazi ko wagumiwe, hari abazatangazwa nuko wakoze ubukwe, hari abazi uri umushomeri, hari abazatangazwa wabonye akazi, hari abazi ufite indwara izwi n'abantu bose abaganga byarananiranye, hari abazatangazwa no kubona Yesu yagukoreye umuti w'iyo ndwara. Imana ishimwe cyane. Ngo abantu baratangara, batangira kubazanya, baravuga ngo uriya si wa wundi wahoraga ku irembo asabiriza, uriya si wa wundi utararebaga. Ngo nuko umva ijambo rikomeye cyane, ngo bamwe bati abaturanyi, ku murongo wa 8, abaturanyi be n'abamubonaga kera ahora asabiriza barabazanya bati uyu si we wicaraga asabiriza. Bamwe bati niwe, abandi bati siwe, abandi bati cyakora asa nawe. Imana ishimwe cyane. Reka nkubwire inshuti yanjye, imirimo y'Imana iratangaje.
imirimo y'Imana ihinduza imvugo z'abantu, imirimo y'Imana ihindura amagambo y'abantu, imirimo n'ibitangaza by'Imana bituma abantu bacika ururondogoro, bituma bavugishwa. Reka nkubwire inshuti yanjye, aho wagezwe uvugwa kuri baweho nabi, niho uzagera bavuga imirimo y'Imana. Icyo usabwa ni ikomeze kuwiteka, shaka Uwiteka bigishoboka kabonwa, girana ubusabane n'Imana, girana connection n'Imana, wikonegite mu Mana, wikonegite muri Kristo, wikonegite nawe, ubundi urebe. Abantu bazumira uyu muntu, abantu bari bamuzi pe, bari bamuzi kugeza aho bari bazi n'iwabo, bari bazi na se na nyina, bari bamuzi kugeza aho bari bazi n'aho asabiriza n'irembo asabiririzaho, bari bamuzi kugeza aho bari bazi n'igihe yahereye afite ubumuga bwo kutabona, afite ubuhumyi, bari bamuzi. Ariyo mpamvu Yesu yakoze igitangaza ngo abaturanyi, umva 8 havuze ngo abaturanyi be n'abamubonaga kera aho arasabiriza barabazanya bati, uyu si wa wundi wicaraga asabiriza? Umva noneho abandi batangira gusubizanya ngo bamwe bati niwe, abandi bati siwe, abandi bati icyakora asa nawe. Bagiye impaka, barajya impaka, bagati uyu niwe, ni wa wundi. Bamwe bati niwe, abandi bati siwe, abandi batasa nawe. Imirimo y'Imana iratangaje bene data. Icyazana nawe imirimo y'Imana ikakugeraho. Ngo nuko, ngo noneho nawe afata ijambo, ngo nawe arabasubiza ati nike. Arabasubiza ati nike. Ubwo bajyaga impaka bamwitiranya, aravuga ati nige. Abivuga ashize amanga, abivuga afite confidence, aravuga ngo nige. Baramubaza bati, mbese wahumutse ute? Ariko abantu ni ibitangaza, abantu baramubaza bati, ni wowe? Ati nige. Mbese wahumutse ute? Ngo mbese wahumutse ute? Arabasubiza ati, wa muntu witwa Yesu yatobye akondo akansiga ku maso, arambwira ati, jya i Silowamu wiyuhagire. Nuko ndagenda ndiyuhagira ndahumuka. Uzababwire imirimo y'Imana, uzababwire uburyo Yesu yagutabaye, uzavuga imirimo itangaje Imana yagukoreye. Ngo nuko arabasubiza ati nige. Cyokora reka mbabwire, niba ari umuntu wari ufite confidence n'uyu muntu, arabasubiza ati nige. Arabasubiza ati nige. 11 arabasubiza ati, wa muntu witwa Yesu yatobye akondo akansiga ku maso, arambwira ati, jya i Silowamu wiyuhagire. Nuko ndagenda ndiyuhagira ndahumuka. Umva ibindi bibazo bamubajije kuri 12. Baramubaza bati, ari hehe? Arabasubiza ati, simbizi. Yesu ashimwe cyane. Uwari impumyi bamushyira abafarisayo. Urumva baramubajije bati, uwaguhumuye ari hehe? Arababwira ati, simbizi. Bibiliya yatubwiye ngo uwari impumyi bamushyira abafarisayo, kandi ubwo hari ku munsi w'isabato, uwo Yesu yatobeyeho akondo akamuhumura. Nuko abafarisayo nabo bongera kumubaza uko yahumutse. Arababwira ati, yansize akondo ku maso, ndiyuhagira ndahumuka. N'abafarisayo bashyizeho akabo. Umva 16 noneho. Bamwe mu bafarisayo baravuga bati, uwo muntu si uw'Imana, kuko ataziririza isabato. Ibyari bitangaza
uri mu mashimwe, uwahumutse, uri kureba, uwo abantu bari bazi igitangaza cyabonye ngo bamushyiriye abafarisayo. Abafarisayo nabo bati uwo muntu si Imana wabashije kugukiza. 16. Bamwe mu bafarisayo baravuga bati uwo muntu si uw'Imana kuko ataziririza isabato. Abandi bati umunyabyaha yabasha ate gukora ibimenyetso bingana bityo? Baramupfa. Haba impaka rero, haba impaka ziteye ubwoba. Bamwe bati reka da, abafarisayo ubwo bavugaga ati uwo muntu si uw'Imana, ntago yakora ibyo kuko ataziririza isabato. Noneho abandi baravuga bati uwo muntu niba atari uw'Imana, ni muntu ki wabasha gukora imirimo n'ibitangaza agahumura umuntu wari impumyi, umuntu twaye tuza asabiriza akamuhumura? Uwo ni muntu ki yaba atari umuntu w'Imana? Bibiliya yavuze ngo abandi bati umunyabyaha yabasha ate gukora ibimenyetso bingana bityo? Ngo baramupfa. Batangira kumupfa. Imana itugirire neza. Noneho ngo baramupfa. 17. ngo nuko bongera kubaza uwari impumyi bati ku bwawe umuvugaho iki ubwo yaguhumuye? Ariko abantu bageraho babaza uwahumutse bati ku bwawe uramuvugaho iki wowe wahumutse? Urumva? Avuga ngo nuko bongera kubaza uwari impumyi bati ku bwawe uramuvugaho iki ubwo yaguhumuye? Ati ni umuhanuzi. Icyo kirahagije. Uramuvugaho iki ko yaguhumuye? Aravuga ati ni umuhanuzi, ni profete, ni umuhanuzi. Urumva? 18. ariko abayuda ntibemera yuko yari impumyi agahumuka kugeza aho bamariye guhamagara ababyeyi b'uwo wahumutse. Sorry. Imana itugirire neza. Sari mu mbabare. Ariko abayuda ntibemera yuko yari impumyi agahumuka kugeza bamariye guhamagara ababyeyi be b'uwo uhumutse. Barabaza bati uyu mwana wanyu muvuga ko yavutse ari impumyi, none yahumuwe n'iki? Ababyeyi be barabasubiza bati tuzi yuko uyu mwana wacu kandi yavutse ari impumyi, none arareba, ariko igituma areba ntitukizi, kandi n'uwamuhumuye ntitumuzi. Nimumwibarize, nawe ni umugabo mukuru arivugira. Imana itugirire neza. Kugeza ubwo abayuda babajije uwahumutse bati wowe utarebaga wahumutse uramuvugaho iki? Aravuga ati ni umuhanuzi. Icyo gusa ngo barabirenga bajya gushaka n'ababyeyi babo. Ababyeyi babo barababwira bati uyu mwana wanyu koko yari impumyi. Ababyeyi mva ikintu bamubwiye, baravuze bati umwana wacu yari impumyi, turamuzi, yavutse atabona, uwamuhumuye ntago tumuzi, icyo tubona nuko areba, mugende mumwibarize, nawe ni umuntu w'umugabo arabisobanurira. Imana itugirire neza. Inshuti yanjye, icyo ushaka kukubwira ni iki? Nuko Imana iracyakora, imirimo n'ibitangaza biracyakoreka. Imana iracyari mu kazi kose, Imana iracyakora akazi kose, Imana iracyahindura amateka, Imana iracyahindura ubuzima, Imana iracyahindura imibereho, Imana iracyahindura buri kimwe cyose kubw'imbaraga n'ububasha buri muri yo. Imana itugire neza. Biriya tubwiye ngo nuko Yesu atobakondo akora umuti wa cya kibazo cyari gihari. Yesu agukorera umuti w'ikibazo wari ufite. Imana y'amahoro ibaha umugisha, Imana ibagirire neza, Imana ibishimire, Imana ibanezeze. Nawe ubwawe ukomere ku Uwiteka, komera ku Mana yawe.
wivanwa ku Mana n'imiyaga, wivana ku Mana n'amagambo, wivanwa ku Mana n'intambara. Wowe ikomeze kuwiteka, urebe imirimo n'ibitangaza gukorera. Imana y'amahoro ibaha umugisha. Ijambo ry'Imana twaganiraga, kambasengere mbasabire umugisha kuko kwiza kuwiteka gukomeze kubana namwe. Mana Data, mu izina rya Yesu, iri jambo ndivuze nkanjye, reka uriherekeshe ibimenyetso n'ibitangaza. Buri muntu wese urikurikiye n'uzarikurikira rizahindura ubuzima bwe, kandi Mwami iri jambo uzarikorere imitima ya benshi ihinduke, indwara nyinshi zikire, ibyifuzo byinshi bisubizwe mu izina rya Yesu. Uyu wese udukurikiye tumusabiye umugisha, musabiye amahoro, ineza yawe, icyubahiro cyawe bumugaragareho. Murwanirire byamurwanya byose ubirwanye, byamuhiga byose ubihige, umubere ingabo imukingira muri byose, mukize ibyago n'amakuba byamwototera, kugira ngo ahakane imbaraga zawe. Data, turagushimye rero ko wumvise gusenga kwacu kandi ubikoze mu izina rya Yesu mbisabye nizeye, amen. Imana y'amahoro ibahe umugisha. Shalom.